twizeye ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru cyangwa se update ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Nyuma y'imyaka 4 yari ishize, Safi Madiba yatangiye gukorera i Kigali album ye ya kabiri. Umuririmbyi niyibikora Safi wamamaye nka Safi Madiba yagaragaje ko yatangiye gufata amajwi y'indirimbo ze nshya zigize album ye ya kabiri. Iri gukorwaho na producer Element binyuze mu nzu ifasha abahanzi mu bya muzika 155 AM kwa Kigali. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Ibaye indirimbo ya mbere uyu mugabo akoreye ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 4 yarishize abarizwa mu mujyi wa Vancouver muri Canada, ari naho akorera ibikorwa by'umuziki ndetse n'ubuzima busanzwe bwe bwa buri munsi n'izindi gahunda ama business by'abarimo ku giti cye. Safi Madiba amaze iminsi mu Rwanda mu rugendo rugamije guhura no gusabana ndetse no kuramya no guhura no guhuza n'inshuti ze ndetse n'abavandimwe be muri iyi minsi. Ni urugendo rwatangijwe n'igitaramo yakoreye muri Green Lounge Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ndetse arateganya no guhura nabo bari bahuriye bari bahuriye mu itsinda rya Urban Boys, ubwo ni nizo kabosi. Hanyuma Hambojizo ari muri Kenya muri iki gihe, we bashobora kutazabasha guhura, azahurana nizo. Safi Madiba yabwiye ikinyamakuru cy'inyarwanda ko mu gihe cy'imyaka 4 yari ishize yari afite inyota yo gukorera ibihangano bye i Kigali. Biri mu mpamvu zatumye yiyambaza Element kugira ngo akorere indirimbo ye ya mbere ari mu Rwanda, iri mu zizaba zigize album ye nshyashya. Ni indirimbo avuga ko idasanzwe mu rugendo rw'umuziki. Madiba avuga kuri iyi album ye ya kabiri yatangiye gukorera i Kigali, yavuze ati ni indirimbo iri kuri album yanjye ya kabiri, producer Element ari kuyikoraho, ari kuyinoza. Wow! Amashusho yashyize hanze amugaragaza ari kumwe na Element muri studio ya 155 AM, ndetse hari bimwe mu bice afasha Safi kuririmba. Element, wow! Element uri kumukorera indirimbo yinjiye mu rugendo rwo gutunganya indirimbo mu gihe Safi Madiba yarakataje ari kumwe n'itsinda rya Urban Boys, ariko igihe cyarageze ava mu itsinda atangira urugendo rw'umuziki nk'umuhanzi wigenga. Actually ngira ngo n'ibintu birazwi, ntabwo twabivugaho byinshi cyane. Gukorera umuziki we muri Canada byatumye adakorana imbonankubone na producer Element. Ibi byatumye ubwo yageraga mu Rwanda yarahisemo guhita akorana na Element byihuse, producer Element ugezweho cyane muri iki gihe. Element ari gukorera indirimbo ya Safi Madiba. Hanyuma ni mu gihe aherutse mu bitaramo byabereye muri Uganda, twabagejejeho izi nkuru, aho yanakoreye indirimbo abahanzi banyuranye ataratangaza amazina yabo. Uyu musore kandi aherutse muri Tanzania mu rugendo rwasize akoreye indirimbo abarimo Diamond Platinum, Rayvanny, Alikiba n'abandi banyuranye. Guys, ayo niyo makuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Yarago murabyumva ko Element afite akazi, ari gukora ku ndirimbo ya Safi Madiba iri kubarizwa kuri zimwe ari gutegura kumurika muri album ye ya kabiri.
so yaje i Kigali afite inyota rero yo gukorerwa indirimbo na Element nk'uko mwabyumviye. Tubashimiye ko mudukurikirana umunsi ku munsi, turabakunda cyane, dukunda ko mukurikirana ibiganiro byacu, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye, bye.